Shalom shalom, nongeye kandi kubasuhuza mbifurije amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Reka dukomeze n'icya gatanu turi burangirizeho. Tumaze iminsi turimo turavuga hejuru y'ibintu biranga umuntu watakaje umutima wo gukorera abandi. Rero icya gatanu tugisanga mu gitabo cyo mubwiriza igice cyaho cya 7 umurongo wa 4, haravuga ngo umutima w'umunyabwenge uri mu nzu y'imiborogo, ariko umutima w'umupfapfa cyangwa igipfu uri mu nzu y'ibyishimo. Rero umuntu utakaje umutima wo gukorera abandi ahora yifuza ahari ibyishimo, ariko ntareme ibyo byishimo ahantu hari umubabaro. Ariko mu mutima w'umunyabwenge we ntabwo arondera inzu y'ibyishimo, ahubwo yasobanukiwe yuko ari igisubizo mu buzima bw'abantu, ari cyo yamarira abo bantu, hari icyo yatanga, hari igitekerezo yazana kigendera ubuzima bw'abantu, hari uburyo runaka yakoresha kugira ngo abo bantu bave muri situation barimo. Ariko ngo umupfapfa, umutima w'umupfapfa yiruka ashakisha ahari umunezero, ariko muri we ntago azi ko afite ubushobozi bwo kuzana umunezero mu buzima bw'abantu runaka. Rero uyu muntu amaze gutakaza umutima wo gukorera abandi kubw'impamvu zitandukanye iyo barahuye nazo z'ubuzima n'imibereho n'amateka n'uburyo yakuze n'ibyo yaciyemo n'ibikomere by'ubuzima, uwo muntu agera ahantu yumva yuko nta kintu yamara muri societe, ahubwo ahora yiyumvira, ahora yibaza uwamubera umugisha, ahora atekereza uwamutabara, ariko nta gihe mu mutwe we washobora gucamo icyiyumviro kivuga ngo ese giye natabara nde, ese giye nagira icyo marira nde mu buzima. Ese ibyo bitekerezo ntabwo biba mu buzima bw'umupfapfa, oya. Ariko ngo umunyabwenge we ngo ashakisha aho hantu kugira ngo ahabere umugisha, kugira ngo azane impinduka aho hantu. Rero wiyubare, wirebe, wisuzume, ese ubuzima bwawe urimo kwiruka ushakisha hari umunezero cyangwa urimo kurema umunezero ahantu uri. Rero abantu benshi kubera ubuzima n'ibihe n'ibikomere by'amateka bagera ahantu batekerereza gusa gushakisha ibisubizo aho biri mu buzima bw'abandi bantu, ariko n'iryari wowe uzasohora ibisubizo bikurimo ukabera umugisha abantu runaka, ukabera umugisha societe ubayemo, ukabera umugisha aho uri, aho uherereye. Rero nahacu yo gukanguka bwoko bw'Imana, nahawe wo gukanguka ukava muri ibyo bitotsi, muri ubwo buzima bw'ubupfapfa, ubu umunyabwenge. Tangira urebe ese ahantu ndi ku rwego ndiho, ku bushobozi bifite, hari igisubizo watanga, hari ubuzima wahindura bw'abantu. Ntabwo bisaba uburyo bwinshi cyane, oya. Ku rwego rwose umuntu ariho hari igisubizo wabera ubuzima bw'umuntu runaka. Ntabwo mvuze yuko uri igisubizo cy'ibibazo byose biri hano ku isi, oya. Ariko ushobora kuba igisubizo ku rwego runaka uriho n'ubushobozi ufite uyu munsi. Ushobora kuba inyishu ku buzima bw'undi muntu, nk'uko nawe hari ukuzabera igisubizo ku rwego ariho runaka, nawe ku rwego uriho runaka hari uwabera umugisha. Hindura ibitekerezo, hindura ibitekerezo. Reka kwiyumvira yuko ntacyo wamara, reka kureba nk'aho ibisubizo ukeneye igihe cyose bigomba kuba biri ahandi hantu, oya. Nawe ushobora kuba igisubizo ku rwego uriho. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Tuzakomeza na gahunda ikurikira ngo turimo turavuga hejuru mu gihe turimo turakorera abantu icyitonderwa, kuko si igihe cyose umuntu yirukira akorera abantu, hari ibyisabwa ugomba kwitondera muri urwo rugendo rwo gukorera abantu. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Shalom.